Ndi umufana wa Rayon Sports. Uri umufana wa Rayon Sports? Cyane. Nzarinda nsaza. Yewe yankurije nzarinda nsaza fana Rayon Sports. Yankurije nzarinda nsaza fa? Fana Rayon Sports. So mwumve rero ku mugaragaro ko turahije umuntu ariko Veneranda ibyo bintu abitekerejeho. Aya ndayifana 100%. Umaze imyaka ingakunda Rayon Sports? Nyinshi cyane. Nyinshi cyane? Ntabasha kushikira none. Venera uzi ko mugiye gutwa hari mwageze finali Rayon Sports yageze finali y'igikombe cya Kagame Cup. Urishuwa ko Rayon Sports izagitwara? Izagitwara. Kandi kuma karibu kuririmbira ikipe yanjye. Bamasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi n'ibizavaho ijuru rikabaho abareyo bazatwara igikombe cya Sekafa. Isi n'ibizavaho ijuru rikabaho abareyo bazatwara igikombe cya Ibihe byiza nshuti zaho Murande 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi duza ku mutima nk'ibisanzwe. Umunsi ku munsi turaje inshinga no kubaha ibiganiro bitandukanye iby'imyidagaduro, ubukungu, siporo ndetse na politiki. Ariko ibyo byose nyine tukabikora tugira ngo twiragize Imana, dushimisha abantu, tubereka ko turi kumwe namwe kandi ko tuzagumana namwe ibihe byose. Uyu munsi hari abantu bafite intero ivuga ngo abantu wenda sinzi niba ariyo mahema agenderaho ngo idini ni kiliziya, yego ngo ishyaka ni rya rindi muzi, ishyaka ni rya rindi muzi n'ibindi nkabyo nyine. Of course uyu munsi rero turi mu kiganiro, turi kumwe n'umuntu ahantu benshi bamaze kumumenya, ntabwo ari ubwa mbere tumuzanye, turongeye turamugaruye rero. Afite swaga, afite potential, afite potentiality. Abantu babonye Afro Mama ujye wumva Okay, umwanya no rero isobanuro ibwira abantu. Nizere ko utaza kuba shy. Ongera utuganize nkuko watuganije ubushize cyangwa ni wowe wumva utari rero duvuge duhagarika ikiganiro tuguhaye ikaze. Murakoze cyane mbashimira ariko maze gushima Imana yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru. Yego ndabashimiye rero muri aka kanya keza kuba mu ijambo ryo kunyakira. Wow. Nangiye uko nitwa ntanyibuka ntago tukibuka nitwa Yankurije Veneranda. Aramutse uramutse uri umusitari, yego ufite izina rya ry'ubusitari, ari wumva ryabaye ni Venerandizo, Venerandizo, wumva ari nk'irihe mu by'ukuri? Kazina keza kanyura cyane. Se bana abantu nari nagatekerezaho buriya nta zina ry'ubusitari ufite? Ntabwo ndarigira, ariko ndi mu minsi mikeya cyane ryo kugira ngo ndibone. Mu gihe kitarambiranye nawe uzarigira? Mu gihe kitarambiranye cyane ngomba kurishyikira. That's so good, that's so good, that's so good. Of course, Venena, mu kiganiro noneho uje wambaye ubururu n'umweru. Ibi bintu bivuze iki mu by'ukuri? Ibi bintu rero ndi umufana wa Rayon Sports. Uri umufana wa Rayon Sports? Cyane. Niyo mpamvu nzarinda nsaza ndi umufana wa Rayon Sports. Venena, koko ufana Rayon Sports? Maguruke mbivuge mpagaze se kugira ngo byumvikane. Nushaka ubivuga uhagaze. Birahirire abandi bakoze indahiro, barahira ko bazafana Rayon Sports ubuzima bwabo. Jewe bivuga uhagaze kandi ufashe ku mutima. Nzarinda nsaza. Yewe Yankurije nzarinda nsaza fana Rayon Sports. Yankurije nzarinda nsaza fana Rayon Sports. So mwumve rero ku mugaragaro ko turahije umuntu ariko Veneranda ibyo bintu abitekerejeho. Aya ndayifana 100%. Umaze imyaka ingakunda Rayon Sports? Nyinshi cyane. Nyinshi cyane? Ntabasha kushikira none. Venera uzi ko mugiye gutwa hari mwageze finali Rayon Sports yageze finali y'igikombe cya Kagame Cup. Urishuwa ko Rayon Sports izagitwara? Izagitwara. Veneranda nitutagitwara, Rayon Sports nitagitwara bizagenda gute? Tuzagitwara. Veneranda Rayon Sports nidatwara igikombe bizagenda gute?
ntabwo uzahindura indahiro ukavuga ati njyewe rero siporo nyivuyeho ntabwo nzongera kuyifana kubera ko itatwaye igikombe. Urabizi se ntabwo natejuka ku ndahiro yanjye. Ntabwo wateshuka ku gihango hanye na Rayon Sport. Manika ikiganza cyawe cy'iburyo, kenyerane umwitero utavaho, manika ikiganza cy'iburyo, manika icy'ibumoso, fata ku mutima mbere na mbere. Wamaze gufata wamanitse ikiganza cyane, ngiye kuririmba akaririmbo umfashe tugendane. Leo ni wowe dukunda, na indi kipe yamba ku mutima. Leo horana Imana nisinzireo. Nandirimbira nampimbira niba ko kukunda Reyo. Suri umuhanzi, niba uri umuhanzi koko ndashaka ko nagira ibintu byo kurande bikurangaza. Ndashaka ko ufata akanya gatoya cyane ukandirimbira akaririmbo kakuje mu mutwe, ukakaririmbira Rayon Sport. Niyo wafata muzo mu gitabo zahimbiwe Imana cyangwa Bikira Mariya, ukaziririmbira Rayon Sport. Zaho kwa Bikira Mariya iyo ushaka yose. Ndashaka ko ufata akanya gato ukaririmbira Rayon Sport akaririmbo. Mwanya n'uwawe. Mwanya n'uwanjye. Murakoze kuma karibo kuririmbira ikipe yanjye. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi n'ibizavaho, ijuru rikabaho, abareyo bazatwara igikombe cya Sekafa. Isi n'ibizavaho, ijuru rikabaho, tambikamo ako kantu abareyo bazatwara igikombe cya Sekafa. Twagiye abareyo bazatwara igikombe cya Sekafa. Sibiramo noneho twazamitse twagiye noneho isi nizabaho, isi nizabaho, ijuru rikavaho. Abareyo tubaka ako kantu kunjijisha twahimbanye se. Abareyo bazatwara igikombe cya Sekafa. Twagiye mvugira ku kantu ngo abareyo bazatwara igikombe cya Sekafa. Twagiye tutagiraho. Yego. Abareyo bazatwara igikombe cya Sekafa. Okay, iyicarire twakubonye kuri umufana wa Rayon Sport. Baravuga ngo ariko ngo Rayon Sport ngo itanga ibyishimo. Cyane kabisa. Abana basa n'abafana Rayon Sport cyangwa niwe ufana Rayon Sport mu muryango wawe gusa? Abana banjye baracyari bato ntago ndabimenya. Asabana ni bato ku buryo badasobanukiye imifanire y'amakipe. Se umwana w'imyaka 3 yafana iki, azi ibyiza n'ibibi. Uzajya kureba match ya Rayon Sport? Yego. Okay, reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Ari Rayon Sport na APR ubona ifite amahirwe yo kuzatwara ibikombe byinshi muri uyu mwaka ari iyi? Rayon Sport. Ndakubaza ibibazo bikomeye. Urumva? Umugabo akubwiye ngo umugabo mwashakanye ati wa mugore wanjye we, niba udashoboye kurekera gufana Rayon Sport turatandukana rwose, bakuri Rayon Sport birangire. Wahitamo iki? Se wahitamo kureka urukundo, wahitamo kurongorwa na Rayon Sport, wahitamo iki? Reka nkubwize ukuri. Ko nyikunda nayo kipe yanjye, ko nyikunda umugabo nkaba mukunda, ubwo nareka iki nkazi? Hitamo kimwe. Wahitamo Rayon, wahitamo umugabo, wahitamo iki? Oya, nahitamo umugabo. Nasubiramo ikibazo. Ari umugabo na Rayon Sport, wahitamo iki? Nahitamo iki? Nahitamo Rayon Sport. Ahitamo Rayon Sport ukareka umugabo? Namureka. None se ari Rayon Sport ari n'umugabo, igitanga ibyishimo ni iki? Reka nkubwire.
nk'abantu nk'abantu batabana n'abagabo barishimye. Yego barishimye. Rero siporo iguha ibyishimo bya hatari. Na siporo ishobora kuguha ibyishimo birenze iby'umugabo n'umugore mu gitanda cyane kabisa. Venera uranyisha cyane. Venera urabona uko uyikunda cyane. Venera ufite impano? Ufite impano? Impano bwoko y'uburirimba. Hari ukuntu umuntu ashobora kwazi kuririmba, undi azi kubyina. Wowe uzi iki mu by'ukuri mu buzima busanzwe? Kuririmba ndagerageza gake gake. Ubu kuririmba akiyaminiye cyane. Okay, ni byiza. Ntabwo uzi kubyina se? Kubyina naraguteguje. Umunsi umwe uzawe witegura nzazana akabiti turushanwe kubyina. Nzaza ndi kumwe na Arsenal, ndi kumwe na Ernestina, ndi kumwe na Karine, ndi kumwe na Nandira ninde unene. Imana nimfasha nabijiji nawe tuzamuzana. Yego. Ariko buriya indirimbo nzi kubyina wenda nizijyanye n'iz'Imana zaririmbiwe Imana. Yego. Buri izijyanye n'izaririmbiwe twavuga iby'isi. Ntabwo ndabimenya. None se bura we nakatuvugisha ukuri. Ariko buri wese nyine no guhagarara gutya nkajya mbyina ukabona birambere. Nyine rega nta mukiri ubyina nabi. Erega Venera buriya dushobora gukubitamo akaririmbo. Wenda akavuga ati simbizi ariko uko biri kose nta muntu ubura impano. Nta muntu ubura impano. Venera iyo wishimye biba bimeze gute? Iyo nishimye ndaseka nkaririmba. Yego ntago wambona narakaye. Undi nishimye mbigaragariza mu ndirimbo nkiririmbira nkanabyina rimwe na rimwe nkaseka. Venera ibiryo ukunda kurya ni ibi? Ibiryo nkunda kurya ibiryo ukunda kurya icyo nshikire ndohayo gusa. Ikishikiro ngo nta kintu na kimwe nsizi. Venera ningaruka ngiye kugusezeranya ibintu. Ningaruka tuzakora challenge yo kurya. Ni ukuri kw'Imana cyane. Ariko ikijyanye n'amata no? Amata ntabwo yanywa. Agacupa ariko urakanywa. Agacupa kajyanye na byeri se. Agashera agatara. Wamenye ko za Kibingo bazikuyeho? Kibingo ntago nyiza. Agasusuruko umumanura hari inzoga yitwa umumanura jipo. Wumva iyo umuntu yayinyweye bigenda gute? Ubwo nyine iyo anyweye iyo nzoga y'umumanura jipo. Ubwo imanuka atabizi. Simbizi. Ahubwo ubikekaho iki? Ni ubwa mbere mbyumvishe. Ni ubwa mbere mbyumvise inzoga yitwa umumanura jipo. Sure cyane. Numva ari igitangazana. Numva bidasanzwe. So ni Venera turi kumwe. Venera ukoresha imbuga nkoranyambaga? Oya. Venera yavuze WhatsApp wumva iki? WhatsApp ni urubuga ruhuriyeho abantu benshi. Buri wese akisangamo kuyifite. Niko mbyumva. Venera biramutse bibaye ngombwa kuhura n'umuntu ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Umuntu wifuza guhura nawe mu gihugu cy'u Rwanda. Utari wabona nyine kumvuga ati rwose umuntu duhuye nakishima. Wumva ari nde? Duhuye nakwishima. Ese ubwo ari nkawe urumva wishyize nko mu mwanya wanjye urumva uwo wakwishimira ari nde? Simbizi nyine nge hitamo ushaka. Nshaka mu bantu bo baturutse hanze ntazo mu Rwanda. Bo mu Rwanda. Bakereka nkorereze numva byakunaniye. Dufite perezida His Excellence Paul Kagame. Yego. Tukagira Mutesi Scovia. Yego. Tukagira ngewe uyoboye ikiganiro. Tukagira Bijiji ukina sinema wahura nande? Muzehe Kagame. Gira ijambo rimwe nubundi ndarinzi ko ari byo ruhitemo ne mpamvu nigeze njya kure kuko nta umuruta. Gira ijambo rimwe uvuga kuri His Excellence Paul Kagame. Kagame yaduhaye gira inka mu Rwanda, iduhagira mituweli nziza twivurizaho, iduha amavuriro hafi aha n'ibindi byinshi. Ibikorwa remezo byose biratwegereye. Good. Reka nkwaze ikibazo dusoze. Venera Karame. Harya ni Venera Jizo, kandi nkoresha Venera Jizo. Yes. Venera nakongereza. Yes ubwo bisobanuye iki? Yego. Okay, good. Hanyuma Venera iyo bavuze
iyo bavuze baramutse bafashe igihugu ibihugu byose byo muri East Africa bakabikuraho cyangwa se ibihugu byose bakabikuraho wumva bajya mu kihe gihugu ibihugu byose babikuyeho byose babikuye ibihugu byose bakabihanagura wumva bo bahita bagera mu kihe gihugu igihugu cyo mu ijoro ikindi gihugu cyaba gisigaye se okay urakoze cyane turagushimiye